Yeah. Yeah, mfite note muri banke nani note muri banke mfite note y'umuziki ndavunika mfite band abone bande baje bahe note zo kwinjira band nkunda widi ni noti hino ni tipu twara yawe mugabanye ku gipande diemu n'amademu ndayatamu n'abatamu mbati ndimu mu maso bumva ibindimo namarayi kamurinzi namarayi tanzi ninda nogo layi nkunda inshinzi namara nazikubara numara ndacyakubara nabiciye rufite uhunga ibici basiye inci 18 nibwo nari nsoje isomero 18 ni minesi wahawe na so isomo ry'ubuzima mini haso nayihera ubwoba ndabunyara ngenda nkwepa umusoro na so iyo mbahaye ikaze bakunzi ba BigTown TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus. Uyu munsi nazanye n'uwo bita RACINE cyangwa se umwite inyamaswa ifite ID. Reka dutangire show yacu, murabizi tuba turi hano kugira ngo tubahereze ibyo mukeneye cyangwa se ibyo mukwiriye. Ubu ngo reka tubabwire tuti ubu ngo twagiye, let's go. Yeah. Hola. Yeah. 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 Yeah, mfite note muri banke nani note muri banke mfite note y'umuziki ndavunika mfite band abone bande baje bahe note zo kwinjira band nkunda widi ni noti hino ni tipu twara yawe mugabanye ku gipande diemu n'amademu ndayatamu n'abatamu mbati ndimu mu maso bumva ibindimo namarayi kamurinzi namarayi tanzi ninda nogo layi nkunda inshinzi namara nazikubara numara ndacyakubara nabiciye rufite uhunga ibici basiye inci 18 nibwo nari nsoje isomero 18 ni minesi wahawe na so isomo ry'ubuzima mini haso nayihera ubwoba ndabunyara ngenda nkwepa umusoro na so ahari ibibazo n'ibihaha bica umuhoro nuri ngoma mu gitene biranganera umugono ino ni mugona amawidi nabyo ubugoro biburuhwiko no mu ngozo ububyo nabyo buhoro turitana abamwana kuko twamaze kumwara ngo uriya turamwanga n'ubundi adusumbye umwaka isahani hora yoze ba Yosefu bo ni benshi bo bakina mu myitozo muri match barya benshi inzara izatuma magwa. Yeah. Inzara izatuma uhagwa. Iyo ngiyo bayita kejiheri. Yeah. RACINE, umeze gute se? Ewa ni fresh bya atari. Umeze fresh. Myaka myinshi kabisa ba BigTown aza batakubona. Ewa na fo. Ahubwo se bigeze bambona cyane ra. Bigeze kukubonaho, bigeze kukubona ko byagenda kose. Nkarimwe kabisa. Yeah. Ariko nekeza ko abafana abantu ubunda hugiye niho bagusanga n'ubundi. Muri make mpita mvuga ko hari abafana ba nyine bari bamaze igihe kinini batakubona kuri social media. Yeah, kabisa. Wo bita RACINE rero yari yaraburiye he? Ntago nabuze narima kubona sohoye imiziki. Wasohoye imiziki ariko ntago twabonaga ibiganiro byawe muri make. Hari abantu bakunda imiziki ariko hari nabo bakunda nyine ibiganiro byawe kabisa. Narimaze igihe nari kuganira mu biganiro kuko nari ndi kwita especially naherukaga nasohoye album umwaka ushize no mwaka none ndi gutegura EP cyangwa mini album. Niyo mpamvu kandi ntago nyanza muri interview igikorwa mfite. Kutaboneka kwawe rero nibyo bituma hazamo ingaruka zo kuvuga ngo abatitira ibiganza nibo bahawe kumasha. Utuma abatitira ibiganza aribo bahereza bakamasha. Ubona nyine nta ngaruka bishobora guteza muri industry. Oya nayo kubera yuko ntago ari njye nyine wagenewe gukora music. Hari n'abandi bajene bagomba gukora umuziki, hari nabo twasanze bakora music. Numva ko kuba njyewe nakora umuziki nda active abandi batari active atari byiza, ahubwo byayibabaje na active n'abandi bose bagaciye ne bakore, ahubwo kuba turi kubona amaraso mashyashya n'abakuru bacu na generation bandi bari gukora. Ni ibintu byiza cyane kuko ngaruka mfite courage n'ubundi cyangwa
ni ibintu byiza kuri industry ahubwo kuba twabona abantu benshi. So Racine, iyo uvuze se ngo abatitira ibiganza ushatse kuvuga iki? Abatitira ibiganza kuko sinzi nimba iyo verse uyibuka nimwe mu ndirimbo za kera ko wigeze kuririmba ako kantu ngo abatitira ibiganza nibo bahawe kumasha, urabyibuka? Muri indirimbo nahereyeho yitwa Karezi. Niza ndirimbo hip hop tugira indirimbo z'amarevolution. Sorry ko kundi mushobora gusanga iyo umuntu ari kuzamuka kenshi abafite amaboroza atyaye cyane, afite uburyo bwa beef runaka, uburyo bwo guhasinga abandi ba artiste cya competition. So ne navuze ati abatitira ibiganza nibo bahawe kumasha, like nk'abantu nashatse kuvuga nk'abantu badashoboye bahawe akazi, nibo bahawe akazi. Kuri intro se nagare ko bimeze ubu ngubwo? No, ubu ngubu abashoboye nibo bahabwa akazi. Ndakiragiye ariko ntabwo ndakiragiye nkeka ko nta muntu umwe aba successful man kubera ko gicera aba yakoze, ahubwo wowe ushobora kutumva, ashobora gukora ibintu wenda wowe udakunda, ariko nta muntu n'umwe wagera kuri success atavunitse. Biraza kugorana cyane, kunshika birakugora kuko ndi umuntu agiye gukurikirana cyane, nzi verse zawe, songs zawe nyinshi ndazizi. Just turaza kufocusinga cyane kuri EP uheruka kurekura, ariko tunafocusinga kuri lifestyle ya Racine. Racine abantu bamenye fresh, cyane ko muri BG podcast duhostinga abahanzi, ariko nanone tuba dukeneye kubamenya byimbitse, ariko nanone tukafasha n'abanyarwanda gusobanukirwa umuziki, ibyo bibeshya ku muziki. Just abantu bakareka, kuko impamvu nayo mwaje nk'iyo ngo abatitira ibiganza nibo bayikumasha, just najyanga ngo twite tunagereranya niyo navuga music igezweho, aho ubona nk'amafrobeat niyo ari gukinwa, niyo dukeneye kumva. Ariko nk'umuhanzi nka Racine, uri umuhanzi ufite umwihariko wawe mu mirapire yawe, ariko ntabwo abanyarwanda bakeneye kukumva, ntabwo abanyarwanda bumva ibintu byinshi byawe cyane. Ntabwo muze ngo ntabwo bakeneye kukumva, ariko nanone iyo ngereranyije nkabona hari ingero nyinshi z'abahanzi barapaga bo ngo batakirapa, ariko wagumye kuri rap. So wowe wenda tukiri no kuri icyo ngicyo, wowe iyo urebye ubona nari mujya wicara ukumva uhuye na ugize nka depression ukavuga ati reka ndeke rap nanjye njye mu yindi njyana? Wapi, ntabwo ngira depression kubera yuko njye mbirivinga yuko naha ngaha ndi zari inzozi zanjye kera, kuko ahantu natangiriye hari habi byadanje kureza ubu ngubu noneho n'umuntu unumira ukambuka ufite ibyo kumbaza. Igihe twari abahanzi bandika imirongo tudafite n'umuntu uzakubaza ibyo bintu, uzakubaza se kudaheruka gusohora indirimbo. Rero numva ko ari cyo gihe cyo gukora kugira ncike keme mu gihe ahubwo ari gihe nasohoye indirimbo umuntu akanyishyuza. Numva ko hari akazi kanini nakoze, ariko hari n'akandi kanegereje karekare cyane, ariko ntabwo nacika kime. Ntabwo byabura ko wacika kime, ariko iyo uzi impamvu watangiye ibintu cya purpose ufite, nyeka yuko ntabwo wacika kime. Aho uri ubu ngubu hari inzozi zawe nyine zo kuhagera. Sometimes burya iyo duhuye n'ibintu hari igihe umuntu yicara ahantu akavuga kera ukabona ufite inzozi zo kugera ku kintu, none ugeze kuri icyo kintu wirengagiza ko icyo kintu cyari inzozi zawe. So muri kano kanya inzozi za Racine noneho ni izihe? Inzozi mfite n'ubundi nizo natangiranye, gukora umuziki mwiza, umuziki wubaka abantu, umuziki ushimisha abantu, kandi mu rurimi rw'ikinyarwanda, kandi tukarugeza ku isi tu. Racine, just none turacyari nyine turi muri beginning ya Racine, uraza kwihangana none turaguma kuri wenda zimwe muri flow agiye uririmba kera. So muri kano kanya tugiye kureba hari umuziki w'abarundi n'uw'abanyarwanda, sibyo? None mu minsi yashize uwo bita Bface yaje mu Rwanda arimo aravuga ngo nyine ngo umuziki w'abarundi ntago tuwubaha kandi hari byinshi baturusha. Ibaze ko ngo nta murundi agaragaye muri Trace, ariko nanone ejo ni muri Isango na Muzika Award igiye kuba ba mention in the best Burundi artist ya muri Isango na Muzika Award. So muri Froza nayo yageze kuvuga ati dutera gatwenge abarundi, ariko ngo nubwo ari impumyi baturusha ivumbi, maybe ni kwavuze. Wari ushatse kuvuga iki nono? Wari ushatse kuvuga iki ku bantu bavuga ati dutera gatwenge abarundi?
biraza gutuma none tuhita tugeneranya kuko iriya ndirimbo yaririmbye harya ni muri 2018 none tugiye kuhita dufata umuntu ngubu umuziki w'abarundi icyo gihe wari ufite agaciro mu Rwanda none ubu ngo noneho abanyarwanda uko ni bitaramo biri kugenda bakibirirwaho telefone mu Burundi so noneho ndagira ngo noneho ungeranyize noneho umuziki w'icyo gihe w'abanyarwanda n'uw'abarundi still noneho n'iki gihe noneho urabona nanone turacyari kubatera agatwenge baturusha ivumbi iyo ujya kuyikubita iyo balls nayikoze urumva yari Karezi urumva yari indirimbo ya dissing yari dissing y'ubushotoranyi ari hashize iminsi umuraperi Bface shout out kuri Bface wanjye akoze dissing ku baraperi bo mu Rwanda so urumva icyo gihe njye nari upcoming cyane ku buryo ntago nari kubasha kuba navuga ati ndari playing ntabwo ri bandisinzemo ngewe ariko byaransekeje bya danje niba ibyo Bface adisinga igihugu cyose nako icyo gihe abaraperi babeyumva navuga ati sha kweri n'abantu batari bakweyo badushwanyaguze gutya no kwango ivumbi yarushatse kuvuga ko nyine bo barusha gutwika babarushaga gutwika dutera agatwenge abarundi nubwo atari dutera agatwenge abarundi nubwo ari impumyi baturisha ivumbi baratwirukansa nyine twirukanka kugira ngo tubasige niko arushatse kuvuga so noneho gutera agatwenge abarundi noneho kuvuga ko ari impumyi noneho arushatse kuvuga iki ni ukuvuga ko bigoye byakanye nibaza muri 2018 mene zumva ngiye nashatse kuba nashotora abaraperi b'i Burundi cyane nabigize big deal urumva nandi kudisinga abo mu Rwanda indirimbo ariko na hate yari irimo yari competition just kujya aba attention na Bface abaraperi b'i Burundi bamaze kutwiyongoza ko baturusha hip hop then byaransekeje byatari ndavuga ati kweri upfuye ijisho rimwe upfuye ijisho rimwe atuyobore kweri numvaga nabo bitarenze kandi batuyujurije ariko yari balls na hate music y'abarundi ndayifana urakoze cyane noneho ngo turi muri 2023 dutera agatwenge abarundi nubwo ari mu nyuba turusha ivumbi ubu ngo muri kano kanya bakubwiye ngo wenda kosora iryo jambo nire jambo wavuga ntabwo njye nsubira ibyo navuze nyine nukwanga ibyo wavuze none byari byo still n'ubu ngo baracyari impumyi oya no kumva imyaka yarahindutse music yo gutera imbere cyane ni ibintu kandi turi kwishimira nk'abavandimwe tuvuga ururimi rumwe kuko buriya Burundi buriya ni igihugu mane tugomba gusapotinga kuko niho hantu ndapa mu Kinyarwanda bakanyumva niho hantu Bface rapa mu Kirundi tukamwumva niho umuririmbyi waho aririmba tukamwumva n'umuririmbyi wo mu Rwanda aririmba tukamwumva so numva yuko bari kugera ku ntambwe nziza cyane Racine kuri wenda tugarutse kuri EP yawe hari ahantu waririmbye uvuga uti indirimbo zawe nago just abantu nago bakeneye kumva song zawe sinzana waririmbye kuba ko nyine nago song zanjye ukeneye kuzumva kuko ngo ndirimba ibishegu n'ibiki just iyo ni intro yo kuri ni kuri intro irandirimbo irarenze byatari ira song yitwa backward mandi gorapa ndi gusubira inyuma nuko ntago babyumvisha ariko amagambo ndirimba mu 8 balls nandasubira inyuma biba bimeze kimwe ariko story itarahinduka ese wadukubitiyeho koko ni ngombwa beat cyangwa uradukubitira gusa nana pate y'ubutaka namutaka nugutaka nakutakaza nitakonera tatu ndaritaka terencushanya gram mu gitabo cy'amasura TikTok muri hudu nabugugu wanatwita tuje boom kanda play mfite audio mbi cyane nago zacuranga imaka ndirimba G Sport n'ibishegu biri fire n'ibitugu byaritunye n'irijisho ryarahumye abandi bo nibakireba gusa byo n'abakire nibakireba disi byo barahumye sport n'abaji n'ibitugu byo byaritunye nago twacuranga imaka n'ibishegu biri fire nanditse igitabo hudu niyo tere ya cimaka TikTok n'izi Google n'izi Twitter zinzi face bose n'ubufu kanda play y'audio bubu vesi n'umuvu namutaka gwino muri boom mutera tatu kwita kundi shushanya mutira pen namutaka nagutaka na santimeter 20 nese ndashaka kunsana backward nyine gute
ya urumva na pate y'ubutaka ariko ndanje mvuga ati na santimeter 20 pate ingana na santimetero 20 na pate y'ubutaka na santimeter 20 santimeter 20 nibwo narangije ariko urumva santimeter 20 nuko nakoze synonyme ipima pate nyine oya ariko ubundi najyaga numva indirimbo zawe nkazumva nyine nkumva iyi naga abantu benshi barayigetinga cyane kuko na pate y'ubutaka nta mutaka n'ugutaka just njye nyimara kumva na pate y'ubutaka nahise ngiranye n'ubuzima bw'abasore b'iki gihe tubayemo urabona nk'ubu ngubu numvaga ko none niduhura ndi bukwaza ikibazo nahise nshidikanya lifestyle nyine ahazaza hacu ukuntu hameze urabiza abakera wasangaga nyine nk'umuntu wakuraga muri famiye kahita bati genda rya sambu uzayihinge muzirwarize ariko ngo tubayeho mu buzima bw'uko nta na pate ubu ngo nta na pate kabisa ibaze ko nta n'akantu akamwe twibere mu buzima bw'ubukode so ntabwo icyo kibazo reka menye simbutse ariko banza ngendagira ngo nyumvishe kuri backward nyine uburyo harapfa gusubira inyuma nyine tu reka nze nkuhere wenda nk'izo balls urumva ijambo ni ukuvuga ngo ngiye kuririmba imirongo 8 ball imirongo 8 then noneho yarangiriye ijambo rya nyuma ryarangiriye rigiye guhita rihera rizamuka risubira mu byo navuze imbere ariko synonyme zishobora guhinduka ariko ari ibintu bimwe navugaga ariko story itahindutse ari story imwe igikomeza story ni yayindi no ijambo rikaba amagambo akaba ari yayandi ariko yongera kwisoma ariko mu rindi jambo uno paragarukamo ariko kaza mu buryo bwa synonyms kugira ngo naza gutakaza wenda nko kulayiminga mu matekinike yo kwandika ubwo urazumva fresh ndazumva na pate y'ubutaka nta mutaka n'ugutaka na pate y'ubutaka na mutaka n'ugutaka nakutaka zanitako ni ratatu ndaritaka tere nshushanya gram mu gitabo cy'amasura TikTok muri hudu nabugugu wanatwita urumva like nkaho kibyumva hari byo bita ama word plays cyangwa ama double entendre mu buryo bwo kwandika bwa hip hop ushobora kuvuga ijambo rimwe rikaza risobanura urumva kujya uze kubyumva muri reverse tubyumva noneho na pate y'ubutaka na mutaka n'ugutaka nakutaka zanitako ni ratatu ndaritaka tere nshushanya gram urumva ni telegram mu gitabo cy'amasura Facebook tere nshushanya gram mu gitabo cy'amasura Facebook TikTok muri hudu nabugugu wanatwita TikTok muri hudu Twitter nayumvishije nabugugu wanatwita nyine ariko uri kumva tuje boom kanda play iyo ni boom play fite audio mbi cyane nago zacuranga imaka audio mark ngo ndirimba ama G-Spot n'ibishego biri fire Spotify ndirimba ama G-Spot n'ibishego biri fire ariko umva ni story kurimba ariko ndi kuvugamo nabyumvishe n'amatekinika n'ibitugu byaritunye iTunes n'iri jisho ryarahumye iPhone n'iri jisho ryarahumye abandi bo nibakireba gusa byo n'abakire urumva no ndangije balls zambe none ugiye guhita nsubira inyuma n'abakire nibakireba disi byo barahumye sport n'abaji n'ibitugu byo byaritunye ntabwo twacuranga imaka n'ibishego biri fire nanditse igitabo hudu niyo tere yacimaka TikTok nizi Google nizi Twitter zinzi Face bose n'ubufu kanda play iyo diobu vesi n'umuvu na mutaka gwino muri boom mutera tatu kwita ko ndishushanya mutera pen cyangwa mutira pen na mutaka nagutaka na santimeter 20 wisubisobanukirwa noneho santimeter 20 ni ihura na ya pati natangireho n'imitaka wayumvishe ko byagiye bigarukamo nuko ngo n'ubundi bigenda bigarukamo n'ubundi nari nkubashe kuri iryo jambo uvuga ati hari aho ngaho ugarutse kuri just ku mukobwa ndirimba ama G-Spot n'ibishego biri fire none nkongera nkabihuza naho ugeze kuvuga uti ngo mu ijuru uzaririmba izi izapfa ari ipupa iyo natura n'indimo turibuze kugarukaho n'indimo turibuze kugarukaho just iyo nuko reka ariko tubanza duhere kuri EP kwanza kuko numvishe ko harimo ibintu byinshi just wowe sinzi impamvu ahubwo abantu batumva songs zawe kuko ziba zirimo nyine ubuhanga bwinshi ntago navuga ko batazumva
ntabwo rega abantu bose bakumva. Reka tugusabe ikintu ahubwo ugomba kuzajya ukora wowe, kuko indirimbo zawe bitewe na meaning biri inyuma biragoranye ko umuntu ashobora kuyumva akahita agira, ahubwo wowe ni ukuzadushakira uburyo uzajya utegura, tuvuge nimba wasohoye nka track ugategura na boro, sinzi nimba ushobora ugategura time yo kugenda ama review. Abantu benshi barabitsabye ariko ni project ngomba kujyamo, umuntu akazaba kubita ama review kuko ari indirimbo nyinshi cyane wenda bagiye bumva umuntu akazumva kwiwe. Numvisha IP yawe yose iyo ngiyo backward niyo yonyine wagize wanditse lyrics zayo muri noza kuri YouTube kuri background kuko nzi kwigoye cyane yo, ariko izindi zo zirumvi ako none nayumvishe n'ubundi nkasoma nkavuga ati wapi, nkabona wapi biri kugira nyine, nkabona nyine biracyacanganye tu. So twite tukomeza EP yawe iri indirimbo zingahe? Iriho indirimbo 8. Indirimbo 8. Hariho abantu mwakoranye collaboration ne bangahe nabari? Si 5 se buri yara. Hariyo ya mbere nakoranye na Yuhimike na Kingo Hala Energy bita Energy. Hakaza iyitwa Bien nakoranye n'umuhanzi witwa Yerekanye. Hakaza iyitwa Tureba nakoranye na Treason and 6. Hakaza iyo nakoranye na Possible yitwa Ja. Ndakeka hari ngizo ndakeka n'undi muntu twakoranye kuraba kuri neza. Okay. Ujya guhitamo abo ngabo wagendeye kuki cyo gucuzinga abo ngabo? Abantu benshi bari mwaho n'abashuti banjye byatari kuko hari abantu nka Possible n'umuniga w'umushuti wanjye byadanje, ariko na track twari dufitanye bamva n'umuvandimwe twatanye kera twaranabanye mu tuvumo, ariko nandirimbo twagiranaga. So ndavuga ati nk'umuvandimwe wanjye nka brother wanjye reka dukora n'indirimbo kandi ngomba kujya ku gikorwa cyanjye nubaha. Kingo Hala urabizi twakoranye indirimbo nyinshi cyane n'umuvandimwe. Yuhimike n'umuvandimwe kuva kera cyane, nawe yagombaga kuzaho. Yerekanye n'umuhanzi w'umunyarwanda wa mu France. Nakunze talent ye wararenze byatari, nuko twakorana indirimbo nawe. So nyiri kumva rero kuri EP yawe numvishe ko harimo difference n'izindi ndirimbo agiye ukora, cyangwa se na ubushize wasohoye album ya yose yari full rap. Rap ya danje nyine just, ariko iyi EP numvishe ko harimo change kuri RACINE. RACINE kubera ikintu nabonye ko kuri album yawe ahanini watagetinzemo gusa nk'uhindura beat cyangwa se guhindura uburyo wakoraga, ko harimo nk'indirimbo zimeze nk'azibyinitse, indirimbo zimeze ukuntu tu. EP yanjye itandukanye n'indi muziki najyaga nkora mbere. Akenshi yivanzemo afrobeat cyangwa ama afrofusion. So nagiye nkora ama hip hop menshi, na album meruka yari hip hop iri furu cyane. Niyo mpamvu nyine impamvu irimo afrobeat, niyo mpamvu ari EP. Niyo mpamvu ari EP. Niyo mpamvu yitwa EP na album. Album nego dufasha no gusobanukirwa nyine abantu wenda b'Abanyarwanda cyangwa se abadukurikiranye muri kano kanya. Ubundi EP na album bitandukanira kuki? Abantu benshi ntago barabimenya, n'abartiste benshi bo mu Rwanda bajya babyitiranya, ugasanga soyi pagahita yita album. Ubundi mereye kuri album. Album ni umuzingo nyine tu. Ni igitabo nkuko bavuga album y'amafoto. Album y'amafoto n'imbara y'ubukwe abarema y'ubukwe ntabwo washyiramo ngo wacomekamo ngo ikiri umunyeshuri. Album ni igitekerezo kimutekereza ukavuga ati ngiye kuririmba ku buzima bw'urukundo for example. Rero kuva ku ndirimbo ya mbere kugera ku ya nyuma zigomba kuba zifitanye isano kuri ubwo buzima. Kandi album ihera ku ndirimbo 8 kuzamura. Kandi album igomba kuba itari munsi y'iminota 40. Ubwo nimba ari umuhanzi uzi ko ufite album iri munsi y'iminota 40, iyo ntago ari album. Hanyuma EP noneho ni ukuva ku ndirimbo 3 kugera kuri 7. Then ikaba itari munsi y'iminota 20. Ikaba itari munsi y'iminota 20. Okay. So noneho ndahita nkubaza kubera iki wafashe umwanzuro wo gusohora EP nyuma yuko umwaka ushize warasohoye album? Ndakeka umwaka ushize cyangwa ni muri uyu nabwo? Ni umwaka ushize mu mpera naho kwa 9.
kubera kino no uyu mwaka yahisemo gusohora EP mu gihe twari dusanga tuzi Racine wo mu myaka yabanjirije uwushize yadukwitaga akagoma kamwe cyangwa se ebyiri zisanzwe noneho ndashaka ko tubwira imikorere wazanye mishya ni iyihe mu gihe ubushize wadukwise album ngo dukwise EP maybe next year ashobora kudukwita nanone ikindi kintu gitandukanye. So urumva nari maze like numva naje muri music 2017 urumva narakoze 2018 2019 muri 2020 nakoze amasingo agera muri 15 zifite n'ama video nkora amakorabo menshi byatari nakoranye n'abahanzi bakomeye bakiri kuzamuka baririmbye abaraperi any style yose narayikoze ariko na album nagiraga ndavuga ati rero nago nafata album nkuko wenda aba artiste benshi ahitateranya indirimbo ze agahita avuga ati kuko maze gusohora indirimbo 12 ngwirekanye ita album ndavuga ati ngomba gukora album igomba kujya muri CV yanjye nk'artiste nk'umuraperi nibwo nahise nkora album ya rwa hip hop uyu mwaka nabwo nasaga nk'uhuzemo ukuntu n'umwaka ushize ariko nari muzemo cyane ku buryo gusohora single ibiri so expensive kuko ntabwo wasora single iri audio ntabwo numva kandi kugira ube active ushobora gusora wenda nka single nk'enye cyangwa 5 urumva kubona amafaranga ya video angana gutyo nareba ufite bari ibintu bigoranye ku umuhanzi wifasha ariko imanso ya album nasora ama video abiri nasora EP mu gihe nyine nataye mufite ihagije kurumva nko kwambwiye mwari mwarambuza ariko iyi myaka ibiri yose ntago nari active cyane ko ubushize asohoye album ubu ngo usohoye EP nuko narindi busy ariko ndavuga to kujya mbe busy ntacyo ndi gusohoka kujyana icare kamvete mu album nk'ubu mbatayemo EP indirimbo 8 bazajya kuzumva nanjye ibintu ndimo nabivuyemo nongere mbatemo kwa kundi ari single by single ariko album zo zizakomeza. So ubwo hagati ya EP na single ubwo EP cyangwa se no kurekura album mu kigora no kurekura single ikigo napo biterwa n'imikorere ya album urumvira goye bro urumva reba narasohoye indirimbo 13 ubu nkaba narasohoye indirimbo 8 na bitandukanye no kuwasohora indirimbo imwe nabyo ni byiza ariko ni time bro it's a time watekereje ibyo bintu numva ko atari nta n'uruhare umuntu abigiramo cyane ni ibintu byikora. So Racine bigaragara ko umuntu uzi music cyane ariko nanone nibaza ibyo bintu ubikura ntago wize umuziki ariko urebye uburyo wandika iki wirifera kuri inde reference uyikura njyewe ntabwo navuga ko buri muhanzi wese ngiye mwirefera ushoboye ntago nyampinga talent abantu benshi banzo nk'umuntu uzabahanzi benshi byadanje yema nzi n'abahanzi bo mu Bushinwa abaraperi bo muri Korea ngiye mbabazi nco bita nk'umusani kigahita kikurenga umusani w'Ubushinwa usa nk'umusani wo mu Bushinwa ukunda cyane no mu Bushinwa hari groupe y'abaraperi babiri mu Bushinwa abafite groupe izwi byadanje wetume no muri freestyle jobundi ariko mu Bushinwa ariko abana hip hop ariko nko muri Korea hari abaraperi bitwa babakora muri BTS b'abaraperi Usa lyrics zabo urazumva nyine z'Abashinwa cyangwa z'abarapa z'abantu z'abaho no music ni language bro none se ejo wundi muri Trace ko wabonye umuhanzi waririmbye wo muri Egypt umuniga waririmbye w'umwarabu waririmbye naramubonye uzi ko mu bahanzi bose baririmbye ari abantu bamurusha views ari bakeya reka ariko nanubwo bamenye wagwana abantu benshi arababonaga bagize ngo n'umuntu bahaye stage uramusane batumeyo muri nyine wo muri Egypt n'umuniga ufite miliyoni 100 za views bro n'umuniga ufite miliyoni indirimbo yaraburije ni miliyoni 50 ariko kubera language baramutumiye ko baza agaciro kiwe rero music ni language nese ko dufana abahanzi bo muri Amerika abantu benshi tuzi icyongereza ese Diamond abantu bazi igiswahili ni bangaye bumva ibintu aririmba ariko music ni vibe ntago ari ururimi. Racine tugiye kugaruka kuri lifestyle yawe
muri music yawe. N'ubundi ntago biri bumbuze kukubwira iki kintu. Ubushize wasohoye album yawe yagenderaga kuki wenda lifestyle nk'uko umaze kudusobanura album wowe yagenderaga kuki? Album yanjye yo gushize yarimo ibintu bibiri, irimo depression ndi kuvuririmba no ku mwana cyane indirimbo birimo ikintu cyitwa umwana kuri album yanjye heruka. Okay, so ubu ngo EP yawe watuvangiye wenda wagiye uvanga izitandukanye nk'uko umaze kudusobanura ko EP umuntu ashobora gukubitaho hip hop ugakubitaho ibintu nk'ibyo. Oya na album wabikora ahubwo rega ikintu cyambere naga ari beat sinzi impamvu abafana bo mu Rwanda. Oya ndi kuvuga noza just topic zitandukanye. No ariko nayifite inoza umurongo ugenderwa no EP yanjye gukumva ko indirimbo nyinshi ari haso. Nizo guhasoringa kabisa kuva kuri track yanjye. Ariko nanone uwo bita RACINE ntago bijya bibura ko ajya bura kuririmba indirimbo zirimo ibintu bijyanye n'abakunzi kandi nanone ukavuga umukunzi wagutaye byagenze gute na gute, izo story ujye ukunda kuzigarukaho mu ndirimbo zawe, sibyo? Ese haba hari aho bihuriye na RACINE mu rukundo? No, ngiye music yanjye nahani ihuriye n'ubuzima bwanjye habe na gatoya. Ariko nanone bajya bavuga ko harya bavuga ngo umugani ugana kare sinzi ukuntu babivuga. So RACINE tumuzi mu ndirimbo bita amafaranga abwira ati ihangane bizacamo, ni indirimbo yawe nkunda cyane. Noneho hari n'indi yarakwibagiwe. Just ubu ngubu kuri inshuro noneho hari indirimbo n'ubundi bien none nawe uri kugaruka ku rukundo nanone ariko kongera uvuga nyine just nk'umukobwa usubagutaye siko babivuga. Ariko nyine mama nashatse kukubaza impamvu ukunda kugaruka kuri izo story. Nuvuga ati wenda uraza utera wenda nayo urayifite uri gutera imito mu mukobwa. Ariko none ndi kwibaza none impamvu ukunda kuvuga kuri stories z'umukobwa wataye umuhungu. Ngiye nkora music cyane igomba gutacinga umutima w'umuntu cyangwa ikamukurura ama emotion. Niyo mpamvu indirimbo zanjye nyinshi zazirimo nyine ibintu bya gukura ama emotion. Urumva ntago nabwira umukobwa ko ari mwiza mu ndirimbo nk'icumi ko nawe niyo mpamvu najya kuririmba utarambona ndirimba mu bukwe kuko abantu baririmba indirimbo ziri positive kenshi baririmba mu bukwe. So ngiye kuba indirimbo zanjye kenshi zirimo depression cyane. Niyo mpamvu nyine ukunda kumva story nyinshi cyane ariko ziba zimeze. Ariko naho zihuriye n'ubuzima bwanjye. Mu ndirimbo bien hari aho ugaruka ugira uti mbere yuko uza nari umuntu mwiza ufite ifaranga n'urukundo. Iyo ni verse ya Yerekanye na shout out. Niwe ubivuga. So nuko ngo rero iyo uvuze ngo wenda nari umuntu mwiza ufite ifaranga n'urukundo biba bishatse kandi wavuze ko music yawe ubundi uririmba ibintu bijyanye wenda na lifestyle tubaho ikongera ikajyana na depression, sibyo? So wowe ubihuza ute n'abakobwa b'iki gihe uburyo bigize barukuzi uburyo bakura abantu ukabona raje asanzura umujyi utari mu rukundo utajya mu bintu by'inkundo ariko akatagatinga akavuga ati no mujyi reka mushyire mu rukundo mu buryo dufaranga n'iki. So abo bantu tujya tubita nk'aba slay queen cyangwa ikiwe ariko tubita. So ubundi wowe aba slay queen wo bafata ute? Slay queen. Slay queen nyine abantu baza urumva nk'umuntu ushobora kuza nyine ufite ifaranga ufite n'urukundo wenda umuntu akaza akagushuka uzi kwenda mugiye gukundana kumba ari kugutagatinga ikindi kintu. Numva ari nka business nk'izindi business kamusa nyine. Naho ubonye nyine umuntu wakobagiye widage. Mbese natwe nese sarege nawe ushuka umukobwa tamukunze kujya mukore indi service wabona ugahita ucomoka. Numva yuko nabo ni revolution bari gukora n'ibihimure. Nanjye ariko mbonye nyine umuntu bwa wasamye afite imitsi sayo mukuraho. Numva ari ibintu bisanzwe cyane. Ati urukundo rwari fresh nago twahuje na Tinda. Urukundo rwari fresh nago twahuje na Tinda nyine umukobwa nkahuye nyine nago mwahuje na Tinda. None urakubaza gute none uvuga iki ku rukundo rwa online love uyivuga iki? Ntacyo nayivugaho kubera yuko buri abantu ntabwo duteye kimwe. Buri wese afite ukuntu feeling ibintu uri kumva.
ni nkuko nyine nese ari umuntu ukora akazi atagiye kuri tele kandi akagakora neza. Hari nk'umunyamakuru wirirwa kuri radio akaba n'undi n'undi ujya kuri tele. Hari n'uba wicaye mu rugo akaba kurusha amakuru. Rero numva yuko mu gihe abantu bumvikanye ibintu byabo bari bazumvikanye imyitwarire yahuje naribi guhura nyine n'ibyanyuma nese ibintu ko byoroshye. So ubwo ngubwo twari n'indirimbo n'undi tugenda tuzinyuramo yari indirimbo bien uri kumwe na Elvin Sina. Ariko nanone ndakubaza kuki wahuje na Elvin Sina mugahitamo gukora indirimbo nk'iri ya nimukore indi ndirimbo itandukanye n'iri? Elvin Sina nyine nako so sinzi uko nabivuga ariko project twayitangiye kera itarajya no muri studio tubanza kuyikora muri phone. Irani style akora cyane nanjye ni style numvaga nshaka gukora. Imana biragoye gusobanura uburyo wabonye inspiration birangora byatari nyine byarangiye dukoze indirimbo imeze kuriya nyine kuriya kabisa. Racine abaheta amakuru yawe n'abaheta bakugenda inyuma muri career yawe ukabona ko hari ibintu byinshi bari kwangiza kuri wowe? Nje abaheta na time bafite kabisa. Na time ufite na time kubera yuko ngiye kubona umuheta especially muri music binera courage kubera yuko nabikubwiye tugitangira. Hari time yambabaje cyane nge buriya byatari. Time yakubabaje? Nge time ya mbere yambabaje muri music yanjye nige nakuraga mu muziki nta muntu n'umwe witayeho. Nta muheta ngira nta mukunzi ngira. Rero iyo hajemo abaheta minizi y'ukuri gukora byatari. Ahubwo mfite abaheta bake cyane ngo gukora cyane kujya ababe benshi byatari. Numva ariyo devoir ndi bahubwo. Okay. Na ndirimbo se uragira ukayandika uba inspired no kugira ngo ubwire abaheta? No ntago na mirongo yanjye ntago yapfumba umwanya. Ikaramu yanjye ntago yafata umwanya ngo kwandika ku muntu. Ubu hose ntago wenda dutema flow kuri indirimbo bitapfusha. Urazani hani gati cyana cyanjye turya sapa. Urazana hano umunwa ngo ku cyango cyanjye nsapa. Ku maso ncanye itara ndakuruze nimba undyarya. Reka niyirire ruhaya nakabyeri ngiye gukaya. Ibyeri nayuguze funga umunwa ntacyo uvuze. Urabizi ntabwo nunze nabigambo kandi ukuze. Urabizi sinjye wanyu ureba ibyawe ibyanjye utuze. Uko zakajya ukaryama bitch wawe uhuze. Fusha. Ubwo urumva aho ngaho se nawe bihuriye n'abaheta wenda ukuntu ndi kubyumva nyine nawe ukumva urazana igata abantu nyine bakuzana higati n'ibiki urumva wenda narimaje kukubaza ntago uraririmba indirimbo ijyanye no gudisinga abaheta urumva naho bihuriye n'iyo song? So ushobora kubyumva gutya ariko ntabwo ariko nayiririmbye mbipanga ariko nabwo same biri relation ntabwo nakujya kure bimeze kimwe cyakoze. Bimeze kimwe. So iyo ndirimbo wowe uyandika wagendeye ku kiso? Numvaga nyine like abantu nashaka nyine ku nagendeye kuri mind imitekerereze nyine abantu bajajingana. Notabahita nyine nkuko nshobora kubona gutyo nkahita nkujajinga kubera afite amadread nkahita nkubonamo ubundi buryo. So bandi kuririmba ni mu gihe nta kintu na kimwe mfasha mu buzima bwanjye muri haso zanjye numva wareba ibyawe kurenza uko ngiye wandebaho cyane kubera yuko donc yanjye ntago nkwitayeho kujyaho niwo mwanya njye uri kunekerereza gutekereza life yanjye. Njya mbibona kenshi ugasanga nk'umuntu agiye kuri social media postinze umuntu runaka ngo uyu muntu ngo abaye ko atari wowe wamenye staff zawe. Ubuzima buri kukurya uri gutekereza kundi muntu ntago musangira sumuzi na support aragusaba then wo kamubonera umwanya. Numva ko umuntu ufite uwo mwanya kabisa bafite umwanya wo gupfa gusa cyane. Ari harya ni muri ndimo no garukira niho umuji aririmba chorus avuga ngo ese n'icyo utakora ngo ukire ni muri iyi ngiyi? No iyo ni turi maso. Turi maso. Okay. Turi maso noneho iriya bora noneho buriya na Trizy. Shout out to Trizy n'umuririmbyi mwiza no muraperi mwiza. Trizy 96. Shout out. Trizy 96 nawe buriya numwe mu barapa numwe mu bahanzi nkunda hano mu Rwanda. Bitewe nuko just afite imyandikire yihariye uburyo aririmbamo. Ariko nanone nkahita nibaza gufata abantu nk'abo abantu babiri urumva Racine ni umuhanga
urumva ni umuntu ukora boro ziwe na Triza akaba ari umuntu ukora boro ziwe zimeze nyine zihariye tu sibyo so kuki watekereje kuvuga uti reka mfate Triza noneho dukore track nk'ingi noneho unambwiye impamvu wenda mwahisemo gukora turi maso urumva track ngiye nari nyifite muri studio then duhurira studio shout out to Kinabit n'aba producer kamanze bavuge bamfashe kuri EP shout out to Kinabit shout out to Logic hiri shout out to Genius ndusigaye n'indera sawa batatu bakoze kuri EP yanjye cyanera nabo batatu okay twari turi kuri turi maso n'ubundi aho Triza hari undi nibagiye bita Trigger aho Triza agaruka avuga ati ni ese niki utakora ngo ukire nicyo utakora ngo ukire urumva wowe nimita nkubaza wowe muri haso zo kwiga amafaranga ni ikihe kintu wowe wigeze ukora ukavuga uti sha hano hantu uretse nyine ko ari umufungo cyangwa ari ubuzima cyangwa ari haso ziri kubinegeka hano hantu narengereye si imiziki n'ubundi man ntabwo yigeze ukora ikiyedese naragikoze ariko ntabwo numva atari ibintu byatari numva ko akazi kose ukoze bakaguha ibiceri byawe pfa kuba wakiyumvishemo numva atari ibintu byatari kabisa batakujyanye kuri pressure buri umuziki ni mubi cyane ukora utazi ko uzabona amafaranga uri gushoramo ayandi uri ku giciro uvuga ati bizarya abantu bazabikunda cyane ntabwo bizabakunda numva ko ari yo risk ya mbere iteye ubwoba ahubwo uri abantu babazi ko music ari ambiance ariko uzi gufata nka miliyoni ukayishora kuri video ugakura umwaka umwe imyaka 3 uri gukora bataragutumira mu gitaramo na kimwe nka risk birenze iyo ngiyo kandi ibintu byose ubyujuje asuna amafaranga ushora mu muziki yagaroza uti ko tutakubona mu bitaramo ariko kagomye ugakora narwo wenda we tukubona hari abandi wenda tubona mu afishe y'utubari hari abahanze tutajya tubona muri arena n'icyakozwe ati wenda bariya n'ubundi mu tubari barafatisha buri weekend bagenda bagakubita ariko RACINE ntago turamubona kuri afishe wenda yagiye hehe yagiye ejo bundi twabonye show twagize amahirwe yo kuba twabona icyo bita Trace Award bera mu Rwanda abahanzi nkamwe mwihariye cyane nimwe mwakagombye kwa mwaramuritswe bitewe nuko mufite ukuntu yega wenda abanyarwanda nago baba appreciatinga ariko mukamufite mwege ibikorwa ibintu mukora bimeze nka international mwege mutagetinga uburyo buri international so najya ngo utubwire wo muziki wawe uwinjiriza ayushora mu muziki yagaruza uti music rero nago umuntu abona amafaranga ngo biciye ngo mu bitaramo gusa nago ariho honyine hari uburyo bwinshi cyane kandi nyeka yuko nta muhanzi n'umwe nago waririmba indirimbo abantu bose bafata mu gihugu uburi injiji yakomeza gukora ibyo bintu imyaka 5 nta nyungu ubonamo so inyungu ziba zihari niyo mpamvu umuntu akomeza gupushinga gusa mu buryo bwo kubona amafaranga ni bwinshi cyane muri music nshobora kuba nakwandikira indirimbo nshobora kuba nagoye ikiganiro ukanyishyura kumva nshobora kuba amakorabo ntabwo akorabo ukayishyura ushobora kuri umufana wanjye ukandemera hari uburyo bwinshi cyane ese RACINE ubundi kugira ngo uhereze umuntu korabo hasabwa iki hasaba kuba afite talent ntabwo hasabwa amafaranga biraterwa nta kintu kimwe kidasaba amafaranga kubera yuko azajya studio yishyura azakora video yishyure kumva amanite yakoresheje amamagara za amafaranga RACINE ujya ukunda kugaruka njye nakubwiye indirimbo za nyinshi ndazumva nkuko nafashe nkahita mfata nkagereranya indirimbo wakoze iriya ya Elvensina harimo verse uri kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'umukobwa wagutaye nkonya nkabihuza neza arimbaga amafaranga iki n'iki byose ariko nanone nago ujya ukunda kubura akantu kagaruka kuri mere wawe uko byagenda kose yaba muri EP yaba album no kuri iyi song nabwo wagaragaza hari aho wagarutse kuri mere wawe nekeza ni muri mvuga gute aho avuga ko ushaka kwatsa mere wawe akava ku muriro kuziko ariko ikintu cyambere nakubwiye ugomba kwibuka no kuvuga ngo music yanjye ndirimbira abaturage kumva
ndirimbira ntabwo navuga ngo ni story yanjye gusa nanone mu nzozi zanjye namere n'ubundi nshaka kumukura kumwatsa buri muntu wese afite inzozi zo kwatsa umubyeyi we kuko niwe watumye ugera aha ngaha ariko nawe se mere wawe nimba ufite amahirwe ko umufite wamwatsa niyo ndi kurimba ko turi maso ko nta mikino mfite ukanga mu nzozi zawe ufite harimo kwatsa mere wawe birimo kabisa ntabwo ari we gusa abantu bose nawe nakwatsa bimiriye kuko byanshimisha kubona umuhombo we wanjye meze fresh nakameze neza so Racine hari indirimbo wigeze kurimba ugaruka kuri story yo mu family yawe wafunzwe iriya ndirimbo ni true story ni true story nakoranye na Yame Brewston iriya ni true story true story hari umuntu wo muri family yawe ufunzwe ni wari wayituye ese ufite amakuru ko yayumvisha yaba yarayumvisha wenda ntago byabura ndakeka ntago byabura yari na manager wanjye yari umuntu supporting yari manager wawe ntabwo yari manager yari umuntu wa hafi muri washyigikiraga umuziki wanjye tu so wenda njyewe just izo nizo song nari nagerageje kwiyumvaho ariko none ntabwo turi bure hari n'izindi nagiye numva ahubwo natari kwibuka neza ariko utaza kunyibagiza waba wibuka pro waririmbye mu ndirimbo bita Ikanzu ndayibuka wadukubitiyeho gato Luka ntabwo ngiye nkumva ndugo gupfa tuza ndanuma mishije ishoro ry'irungu ndi nka ruga mfa nimwe nzapfire kuri terenge mfite vision zimya TV polisi nayinunza amaso burije kandi bamiga bambaye night vision ndi Yuda mushyaka yizarenge nkunda rupa pupa ifari undafege nagacupa mwijoro nzaririmba izihe nziza fari pupa nahise nsonza isoni mu ndabisoba fubika ubwoba mbicwe ndi maze nanga koga ndogwa kaninzi mukama wo muri ndorwa ndimane hista amategeko abitse kuri disque for i Madrid mora kuri liste y'abafana vuvuzera yanjye ni communiste ndimwe nenganga isaki bikagatata risk ndi kwiba mba nkubiye ifeza 30 19 nari maze gufungwa gatatu Matayo 19 dore disune yisefu apfira 30 umuhungu wa Joseph n'indi 3 kunyeki yaba bene Adamu dupfana wa batatu gisiga kintu gishisho kijya kunjyamo umunopfu ni siyasa nkuko utazisura ya siyasa science nayikunze njyewe nafite saa 10 zibitse nakwihakana mensia inanga yanjye icurangira gusa Clyde the bone climb mvuka muri tag slide ukoze slide gemura muri Fast and Furious baza Tom close the window mfite virus huguhina umwa muri window ni Farious open the door ibintu ngibyo open the door komereza aho ngaho gatoya open the door nanita pendo ubundi wido mfite peni nanga pendo navunitse nyivuka reka nge mwigana ingendo wayobeje nanita pendo amuyobeje utese namuyobe anita pendo open the door ntago mvuga uretse wayobeje nanita nayobeje nanita open the door okay nagize ngo ni pen nanita pendo wavuze ngenda kuganye Dawuda Bantandero ugomba kumva ibintu bibiri okay 19 wari umaze gufungwa gatatu byanya byose 19 nari maze kuvuga hari bamvuze 1930 man nuko hari bo nati angira wote 19 batonde ni siyasa nkuko utazisura ya siyasa science nayo onze nayo na bitende cyasa kumizibitse nakwihakana naho ngaho harya birera 19 nari maze gufunga gatatu no hari ball zibanza bwa mbere mvugamo 30 apfira 30 umuhungu wa Joseph 30 kunye oya hari indi ball zibanziriza bwa mbere agurishwa ibiceri 30 harabona mvuga nyene ifeza 30 19 nari maze gufungwa gatatu bamvuze amafeza 30 bagurishije Yesu then gatatu 19 nari maze gufungwa gatatu then itamfata 19 na ya 30 ni 1930 mari kuvuga ariko irandirimbo ikanza abantu benshi ntabwo bayisobanukiwe no kuvuga ati irandirimbo ubundi mbere yari igitekerezo cyo kushyiramo abaraperi 10 abaraperi 10 tukavuga ku mategeko y'Imana 10 buri muraperi ari kuvuga itegeko ryiwe
ariko kuko album yari ishingiye kuri depression umuntu akaza kurumva amategeko y'Imana hari abantu bayica koko hari nk'umujura uyica for example nka verse yanjye mba ndi umujura mo hari niyo mpamvu wumva verse yanjye itandukanye nka Glory Majesty itegeko rya mbere yafite urajya usenga Imana imwe gusa azaba ari ugira ute ukunda gusa then agomba gukora negativity yayo kuko hari umuntu wayisenze ngo niyamusubiza then none azayikatira avuga ati ndagusengamo ibiki kumva then abagagusega buri munsi ntago bakagwira ariko kumva Glory we rwose nzamuhostinga hano kabisa we kuko mfite ibintu byinshi nshaka kumwaza kuri ya ndirimbo bitewe n'ibintu yavuze we ariko urumva itegeko rye nta kundi kuntu wari kuri composer niho bitandukaniye natwe bitari hashi cyane ko ngene itegeko buryo uhitemo itegeko ryiza umuhereza ribubwo ntago ryari riba ahubwo buryo ari compoje biri very dangerous cyane kandi birarenze cyane kuko niho ubonera umuhanzi wa nyawe nyine agakompoza ibintu bitewe nuko twabipanga bya fresh gutyo so wowe wakoze kuri nuzi umujura numva ko ibintu byose ndi kurimba n'undi nibyo amafeza 30 ndi kugurisha Yesu uri kumva wati nuza the born and the cried babyumvishemo cyane dati bisiga ibyo nuza tubambanwa batatu bya bisambo bitatu bye kumwe na Yesu ndimo igisiga kimuramo ijisho kijya kuryamo umunopfu kova ibintu nk'ibyo urumva harimo story y'abajura ngene ndi kurimba story y'abajura cyane so Racine rero aba artiste n'abantu bagira mind yabo wowe Bible ivugaho iki wundi Bible kugira ngo utekereze gukora song numvaga ko mumeze nkaho muri kwangana ruka nago mwumva ndi wo gupfa tuza ngo ruka nyine nashaka nishaka basibe nyine ra murongo waruka yose muri Bible none nakuyeho ndi wo gupfa tuza uravuga ibikiruka just an inspiration rikumva ya music kuko abantu benshi batekereza gutyo ariko Bible ni igitabo nubaha cyane ni igitabo cyahumetswe kumva ariko mu buzima challenge zibaho kuko hari abandi bantu batabyumva neza kandi abo bantu bugomba kubaririmbira nta mpamvu yo kubarimita rero album yanjye yari ishingiye ku bintu nk'ibyo ngibyo by'abantu batumva ibintu nk'uko abandi bantu babyumva so lyrics naririmbyemo iz'abandi baraperi bagenzi banjye baririmbyemo ntago ariko bameze ni abantu bubaha Imana banasenga cyane yari composition nyine kugira ngo ikangura abantu kuko nk'indirimbo verse ya nyuma y'umuraperi tw'umutagatifu utazwi aza ari kugosobanura impamvu twaririmbye ibyo bintu kuko hari abantu benshi bagendera mu kigare abantu benshi batazi history neza ariko nicyo twabara nukubarabura mu buryo bwa kiraperi nese Racine nta muntu wenda muri famille yawe uba muri bintu by'iyobokamana just like ufite nk'umushuti w'umupastor ndabagira hari uwumvisha iriya ndirimbo ndi no kuri recording ari n'umuntu uririmba gospel pastor wasanze turi kuri recording yavuze ngo iki twagize amahirwe ari umuntu ufite imyumvire iri hejuru cyane kuko nyeka ko umuntu ufite imyumvire iri hejuru regahita byumva ibyo twashatse kuri uri nk'uwo pastor wo kumva iriya ndirimbo wenda tuvuge uri mu ADP kane ko tagatinga idini wenda uri umuntu wihaye Imana uri umupasiteri bano nyine abandi tuvuga nyine ngo bimariyemo tu ukumva iriya ndirimbo nyine voice zayo zirimo abo bahanzi wabakushyira imbere wabakorera iki baririmbye muri ya ndirimbo umwe kuzana nka Glory Majesty uri muraza tuka Imana avuga ibiki n'ibiki urumva nawe ukahita uzatiruka none ugasanga noneho we arimo aravunwa no kugira ngo yigishe abantu abakristo bakizwe hari n'abari kuvunwa ngo ati ko byagenda kose ngomba kwigisha hano abana amaturo iki byose nkabizana bikinjira none akahita haza umuntu nkawe Glory Majesty umutagatifu utazwi ndetse n'abandi mukaza mwege muri mu muradisinga mwumvikanisha abantu ibyo baririmbye ko ibyo bavuga ko nta mumaro bifite ari nkaho nyine wowe ugahora n'uwo muntu umva hatari abantu mwiciye nyine akazi kabo nta muntu twica akazi kuko nta muntu twapreshinze kuyumva indirimbo nta muntu twapreshinze kumva indirimbo cyangwa ngo twayimwohereje ngo kuri phone ye ngo ayisangamo cyangwa twayiplayinze mu rusengero rwiwe yeka yuko irandirimbo n'indirimbo nziza ahubwo yatuma abakristo bigarurira kubera yuko ubusobanuro twatanze burumvikana cyane kuko nimba manje kujya ku ruhande rw'umuntu mubi nk'uwo nguwo nyine izo lyrics mbi bikarangira nkubwiye impamvu nakoraga ibyo bintu mwumvisha Imana ya nyayo nyine ko
itandukanye nuko nyine bayivuga nyine bavuga nyine y'Abisiraheli kandi abanyayisiraheli cyo dusenga sozi sibyo bari gukora abanyapalestina uri kumva rero ibyo abari scam ibintu byinshi rega bro rero numva ko umuntu wumva music cyangwa ufite ibitekerezo bindi ujye usoma pana bya bindi byo mu kigare rega ibintu ni ikigare ibintu byinshi cyane abantu benshi bari mu batazi wagwana bo kubera ibintu babashyizemo ariko nkeka ko nago irandirimbo nago ari indirimbo mbi nkuko bavuga ko yagwisha abantu ari kuyumvisha kagera ku iherezo ukayisubiramo uragetinga ibyo twashatse kuvuga nago birimo gukasa Imana tu bikakwigisha iki umaje kubigetinga bigufasha kumenya Imana nyayo ugomba gusenga ahubwo mu gihe Imana muri kuyituka urumva muri kuyituka urumva byadufasha kumenya Imana nyayo tugomba gusenga iyo Mana twatutse rero ni Imana nyine itari ya nyayo nanone kumva ngo ufite ngo indirimbo ngo mbi zitakinwa imaka ntekereza ntabwo ari ubwa mbere ugarutse imaka uvuze ku murongo urimo imaka muri verse zawe wigeze kubipra asundi se hano n'ubundi muri noza okay n'ubundi nibyendaga gusa nayimvuze nshatse guhuza haraho aririmbye ko ufite verse zitakinwa imaka mpita mbihuza nuko nyine biri kuri EP yawe wasohoye n'ubundi mise numva ko n'ubundi mu ijuru nani wavuga mu ijuru zarembe zihe uziza ya Faripo bishatse kuvuga ko utari ready yo kujya mu ijuru nope so nakubwiye ko ndirimba indirimbo za depression uri kumva ase ubundi uri kwandika ubundi ugendera uri gutekereza icyo ugendera kuki icyo gisubizo kiragoye cyane kuko mane maze kwandika indirimbo nyinshi cyane hari zo nandikiye abandi inspiration mfite muri ako kanya niyo nkora tu nyine ngiye nkongo mpita nibaza ni urabona ndagumya kuguma kuri iriya ndirimbo ikanzu ntabwo ari ukwangu niwe nkumye cyane ahubwo indirimbo zawe zose zirankoma ahubwo nibaza ibiteke ndashaka sinzi bishoboka ko umuntu yinjira mu mutwe ya RACINE akibaza RACINE bari gutekereza ibiki ari kwandika bino bintu ntabwo ari nyigege nemane n'abandi bakora ibintu bya atari kandi buri wese agira talent yiwe ahubwo uburyo umuntu abikompoza cyabishyira wowe urwego ushobora kuba arifasha wari undi muntu wumva bitanarenze tu hari undi muntu uvuga ati ntabwo imirongo ntabwo irenze wapi no umuniga agiye guhinga ntekereza ko nta muntu wakumva verse zawe nyine akamva ngo ntabwo birenze so RACINE favorite artist wawe ninde kuri wowe favorite artist kuri wowe ninde ko kibazo gisigaye kingora cyane mbere najyaga nyisubiza ariko ubu ngubu umaze kubona aba artiste benshi cyane kandi buri wese afite umwihariko wiwe apana bo mu Rwanda no hanze ni benshi mane kuko subwo wavuga ngo uravuga umuhanzi umwe mane n'abahanzi bari kuri mu Rwanda se bimeze biti mane mu Rwanda hari abahanzi benshi cyane nemera nawo arega nanjye nari umufana mbere n'ubu kandi cyari umufana abahanzi bafanaga n'ubu sugifana nabaye especially nko muri hip-hop nari umufana wa Tough Gang nari umufana wa Riderman nafanaga Babli Diplomate ariko nyeka ko abaraperi ba kera bose narabafanaga kabisa numvaga ari abantu bashoboye cyane nabo ubu ngubu n'abahanzi beza bro ibaze kuba uri umufana w'umuntu angize ukamudisinga uvuga ati rusaki ishaje urwara urwara rwe ntago rurongera gukora ntago iriya ntago navuga ko ari disrespect iriya nagusobanuriye yuko uyu muntu akiri kwinjira mu muziki hari amashagaga bafite agomba kwimurika kandi umuraperi wese agomba kwimurika nk'umuntu ushoboye ntago nari kuza mvuge ngo ngewe petit frère bimeze uko nguko nta muntu wabiha attention ariko nika ko irandirimbo hari ikintu cyinshi yankoreye kuri career yanjye kubera yuko umuntu wadisinga umuntu w'igisumizo ukomeye kuri ya umuhanzi nakuze mfana n'ubu tugifana umuhanzi ukomeye kuri ukavuga se uyu muraperi umutinyutse ninde so nateye amatsiko kujya kumva ibintu byanjye zimwe muri technique se zo kugira ngo umuhanzi azamuke arimo kudisinga umuntu byaguhiriye byaba ari fresh especially nko muri hip hop ariko nyika ko beef ntago ari yo nzira yatuma nanone uzamuka ushobora no gukora indirimbo nziza utari kuko nyika ko atari yo nanzamuye wenda ariko nayo muri game muri pen game yo muri hip hop biba bikenewe nanone ko like uderange umuntu kuri playing cyangwa powesha ariko na hit birimo nabwo bivuze ko umuntu utamufana dissing say okay dissing kudisinga muri music no kurimba ibishego bigeranye uti ni ibintu bitandukanye cyane kuko hari abantu muri kino gihe hari abapeti benshi
uba muri life ya music urabizi unandika n'indirimbo nyinshi ariko abantu benshi bakubwira usanga abenshi usanga muri kino gihe bagatinda ndashaka kwandika indirimbo y'igishegu so noneho abantu bumva ko nyine indirimbo y'igishegu ariyo ifatisha vuba noneho hari n'abumva ko noneho indirimbo kudisinga ari ifatisha vuba ubwo urumva se bitafite nkaho wenda bihure kuko kenshi twakuze twumva ko ndikuvuga ngo twakuzanya nanjye ni umuhanzi ariko twakuze twumva ko kugira ngo umuhanzi afatishe agomba kubanza akadisinga abantu bariho akaza kuko tuzi nk'indirimbo zaba P-Fla disinga na Bulldog hari uwo bita hari wa musani w'umurara bya Danjaza akabatuka bose ndamwibagiwe wabakubise basani bose akaza akabatuka kabisa ngo P-Fla agenda batuka bazamuka bamanuka so muri kino gihe noneho ndagira ngo wenda nza kunsubiza icyo ngicyo ndagira ngo noneho umbwiye noneho kugira ngo umuhanzi agere kuri kubona hasabwa iki kugira ngo umuhanzi agere kuri ikintu nagusobanura cya mbere kuri beef cya dissing muri hip hop no muco ni ibintu bisanzwe ntago aba ari hate ngo ko wapinze umuntu cyangwa hanze umuntu ni competition kubera ko buri place azakubwira ko ari umwami rero ubwami bwawe ntago bugaragarira ku magambo hari ikintu ujya muri studio ukavuga ati yo Racine ko yita umuntu uzi kurapa ntago birenze agahitandika punch ati ngenda kurenze Racine nimba ubihakana subiza ariko umva like nanjye naba ndi umuntu wiyaminiye bikagenda uko nguko ariko nyeka ko na hate nyinshi birimo rero ibishegu muri iki gihe mane hagizwe indirimbo za vibe zibyinitse kandi ntago wabyina uri umuhungu uri umubyino uri kumwe n'umukobwa hagizwe indirimbo za vibe zibyinitse rero indirimbo ibishegu navuga ko ari indirimbo zorohereza akazi gutereta abantu rikumva nukuvuga ati nimba muri pull up uri kumwe uri muri pull up n'abana cyangwa uri kumwe ni bogari ugahita wumva akaririmbo kavuga ati wenda Samu yanda komanga ari kumva ubutereye umuntu manu umuhaye support ya danje ndetse uzi ko ari nk'abantu bateretesha indirimbo none ibaze none umuntu ugusabira igikorwa cy'urukundo mu ndirimbo iyo ndirimbo so wayinganya iki ndirimbo y'igishego ufite ariko wungura ibijyanye n'ibyo by'igikorwa cy'urukundo ngeze barize urukundo sibyo ko abantu bambwira ngo nyine ngo harimo ibishego mingiye bigeze kuvuga ko harimo igishego indirimbo nakoze cyatuma n'abantu benshi ari n'abantu benshi bazi ko ndirimbo ibishego kandi verse imwe waki none hari urago yoka frot bajye kuyireba bandi bajye kuyireba bajye kuyireba naribi wigeze ku narayumvisha naranayirapye cyane mu biganiro urumva biriya yo wapire even no kuri ikiganiro kiri kuri BigTown bazamuka baraza ntago bayobora kuba kabisa koko so wenda tuhite dukomeza kuri ijani ya Racine n'ubundi niyo turiho noneho tugiye kuganira tugeze kuri EP yawe n'ubundi nayo nshatse kugaruka inyuma gato kuri indirimbo bita Ikanzu kuko urumva rifitemo utuntu twinshi hari n'indi ndirimbo bita No Name ariko nanone ntago nakirengagiza iriya design cyangwa se gutekereza iriya design wakoze kuri No Name kuvuga ati Racine ukagaragara utwite ukagaragara ari uri umwana mu isura y'umwana just n'ubundi nibwo duhurira ihangana nyine nimba n'abandi bikubaje nanjye ndabikubazaho just idea yo kugira ngo wowe widescribing kuri yaturutse kuki hari igihe abantu bavuga kubaho no kwiga cyangwa kwiga ibintu nk'ibyo wowe wabiboneye nyine just iri idea kugira ngo ubikore kuri nge idea ninge wayizanye kuko indirimbo yitwa No Name iri kuri album ariko video yasohotse n'uyu mwaka ni video y'uyu mwaka then ariko video yanashutinze mbere ngiye gusohora cover ya album mbona kuko n'ubundi nawuririmbaga ku mwana nyine nyine life imeze nk'iri muri condition nk'iri bitamo gukoresha cover imeze kuri ariko none naririmbaga ku mwana mfite feelings z'umwana bakuyemo kandi nawe nyine naramutekerereje ariko nanone itanekereza n'umuntu umukuyemo yeka ko atamwangaga cyane mubwira impamvu niyo mpamvu verse ya mbere ndi kuririmba nk'umwana verse ya kabiri nkaza ndirimba nk'umuntu umukuyemo nandi kumusobanurira impamvu mukuyemo rero muri video nago nari kujya muri passporme cyangwa muri piscine nagomba ko actinga kuri okay fresh cyane ubwo urumva rero twagerageje kugira ngo abantu basobanukirwe Racine iki bamenye bimeze bite wagwan ariko twagendaga tunanyuzamo tukagaruka kuri EP tugenda ducanga
kugira ngo abantu babashe kugira so ariko twite tunagenda tureba kuri buri ndirimbo wenda dufata umwanya muto tugende tuzirebaho. Iriya album yawe iriho indirimbo zigera ku 8 nako EP iriho indirimbo zigera ku 8 sibyo? Yeah. No 8 indirimbo muri izo ndirimbo 8 harimo intro. Yeah. Harimo intro yayo, hakaza iyo bita turi maso twayivuzeho, hari iyo bita bien, hakaza niyo bita fatamano. Fatamano. Yeah. Fatamano kuki agiye gukora indirimbo kandi fatamano yavuye. Yeah, yari ni indirimbo y'urukundo nyine baje kubwira umukobwa nyine ko mukunda tugomba kubyinira ijoro. Yeah. Fatamano. Yeah, fatamano. Bisanye n'ubyinira. Neza umve bafatamano ati. Kubyina se bisanzwe bros. Ibintu biri no kabisa. Yari kubyina se oya ndi kwibaza wenda umuntu arabyinnye agafata amanoti ndi gushushanya iyo sura iyo shusho nkayibura nyine mu kubyina. So ni indirimbo y'urukundo byanga bikunda igenewe abantu bari gukundana. Ako Racine nago nabura kuvuga ko nawe ujye ubura kuzana mu tuntu tw'udushego amugani wawe. Nigeze kukubaza utubwira waki ariko no kuri album naho hariho indirimbo bayita nayo imeze nk'igishego ukuntu bayita reka nyishake leta. Nayo ni y'urukundo. Ariko none sinzi impamvu urimo urashaka waki ntago ari ni collabo sibyo? Wowe nuko ngo urimo urashaka kutujijisha nitumenye ko nawe muri ball zajya utukubitamo izo ball ibaze nka fatamano sinzi nimba wenda bitaye bikugoye kuba dukubita kuri fatamano. Sheri kora ibyo ushaka n'ubundi naraye ndoze kubera ya foto nabonye nge naraye ndoze naraye zunze ubumwe ndaje umuzu by'umedoze wambwiye numve kenshi ndaje unserive ho hose aca bugufi ndabikunda disi mugira deseri mu biyaga bigari niho avukana va deseri none sere ko nabakunda za Gros Michel mu Porezere niko ameze ngenda umukone sere avuga nka FM iteki yashoreje EPSR yo mu nceri reba ku mugozi mora na Michel mu biyaga bigari. Kumvikana si Kinyarwanda. Mu biyaga bigari niho avuka nava desert nava mu butayu. Ikinyarwanda kirimo ho ni iki? Ava mu biyaga bigari. Kuki wavunitse unsobanurira ya ndirimbo backward kuki yonge utayinsobanurira? Ariko biri no nabyo mba ni kuvuga umukobwa ko ava mu biyaga bigari ni hava. Ibiyaga bigari sito igihugu cy'u Rwanda nyine tuba mu gihugu cy'ibiyaga bigari nava mu butayu muri za Sahara cyaza Namibia. Muri West. Ikiza nuko abanyarwanda basobanutse nabo bazi nyine ibiyaga bigari wazi nyine ibiyaga bigari ni hava nava desert nyine ubwo babyumvishije. Barabifata ahita babigenya nyankunda ko numva music cyane mfata ibintu nkahita mbigereranya. Hari nk'indirimbo yo bita Juno Kizigenza yavuze ngo umukobwa ngo uyu munsi ngajya mu butayo ejo mu migezi. Urumva ubwo urumva nawe mu biyaga bigari ngo umukobwa ni hava najya desert nava desert kandi tuzi ko mu biyaga ari ahantu hava amazi. Nese igihugu cy'u Rwanda sikiri mu biyaga bigari harya ibiyaga bigari ubiyaga nese cyaga kiriko kigendeye ku kisaba ibintu bijyanye n'amazi kwanga ahantu ari ibiyaga hagomba kuba amazi. Iyo uri kumva amakuru kuri BBC bakavuga tugiye mu makuru yo mu biyaga bigari kumva ababavuze babagiye mu mazi nyine uri kuvuga cyabo igihugu u Rwanda ruri mu bihugu by'ibiyaga bigari. Sinzi impamvu wenda sinzi ako uzamfashe tuzakore show turi live uzamfashe kuko buri shobora kugira ngo ndi kugufatirana byibuze turebe na comment z'abantu ibintu bazagenda bakubaza ariko uko babibaza kose umwartiste waranitse indirimbo no yisobanura korenza ukundi muntu uri kuyumva yasobanura right ngo mu biyaga bigari ni hava nava desert. Urumva nge ikintu aho ngaho mpita numva ko nyine uko byagenda kose nyine na umuntu uwo mukobwa uri kuvuga ntago ari umukobwa nyine wajya bavuga nyine rega ibintu binumvikana twebwe turi gushaka gusobanura nyine reka ngende umufana kandi abafana dusobanura ibyacu nese kuki ushaka ko nshaka gusobanura ibyawe uri umuhanzi ndayumva ko kandi uri kumwe n'umuntu wanditse iyo ndirimbo ibaze n'uburyo abantu babura n'umuntu wanditse indirimbo ninjye wayanditse uri kumva ndi kugusobanura ibintu nanditse
umuntu ashaka kumva ibindi byiwe. So urumva niyo mpamvu nakubwiye music ni ikintu kinini byatari. Kora icyo oya ngo kora ibyo ushaka n'ubundi naraye. Sheri kora ibyo ushaka n'ubundi naraye. Sheri kora ibyo ushaka n'ubundi naraye noze. Sheri kora ibyo ushaka n'ubundi naraye noze. Kubera ya foto nabonye nge naraye ndose. Kubera ya foto nabonye nge naraye ndose. Narage zunze ubumwe ndaje umuzi ubyume doze. Naraye kubera ya foto nabonye naraye ndose. Narage zunze ubumwe ndaje umuzi ubyume doze. Naraye zunze ubumwe ndaje umubyume umuzi ubyume doze wambwiye ubwo zunze ubumwe si ubyumva sex. Wamwumvishe we. Urumva rero we nimba wayumvishe hari undi muntu reka twihangane. Right. Eso waraye urumva rero urimo uragumya kumakanya ariko n'ubundi still naraye zunze ubumwe n'ubundi ndaje umubye sibyo. Nimba se waraye uri kubwira umukobwa ati ngiye nirari Amerika sibyo, ntabwo uba muri Amerika uba mu Rwanda. Abana bavuga ati narayiranye na Rihana. Urumva none ubaje kubwira umubebe uti naraye zunze ubumwe ndaje umuze sikuvuze. Noneho umaje kugera n'ubundi hari akantu ko kugaruka kati waje gusanga n'ubundi umubebe ari uwo mu biyaga bigari ataradeze neza umuvyo nuri ahantu bihuriye. Ubwo nyine nimba barahuriye naho ngaho ntacyo nabirenzaho. Ni Racine kabisa. Racine zamfashe rwose next time ngenza ghosting turi live kuri BigTown butaha kabisa zamfashe uzaboneke. Noneho tuvuge kuri EP buri kajambo ko kandi tuyisesengure abantu nabo bagenda badufasha comment abazaza bagutuka bakudisinga uzabyihanganira abantu bazavuga yabo ndabizi kabisa. Ariko nanone nago nabura kukubaza idea ngeyo yo kumbwira ati umubebe muri kubyina arafata amano gute uri kubyina arabyina wafata amano gute. Buriya ikintu cya mbere cyiza ikintu cya mbere cyiza ko umuntu bari kuririmba ikinyarwanda kandi ni ibintu byose babyumvikana. So numva umuntu ukora lyrics yumvishe mba numva yayifata uko nguko kubera yuko ushaka kuririmba indirimbo ihimbaza Imana umuntu akumva ariyo muri pull up. Indirimbo ubwo naribe twite dusimuka tujye kuri Energy. Indirimbo Energy uyivuga hiki? Ni indirimbo nziza nayo. Ndi kumwe na King Hala na Mike. Ni indirimbo ya motivation. Ndi kuza ndi guhigiza imura mu mutwe ndi gukura ikizere ndi ntacyo ubwenge nkarahura hasoza umwirabura ubunebwe ndacira ndaburuka burarura ndacanga amakarita naribwa nkakomeza ndacyahiga amagigi nikaraga komesa dream ziri hafi imitwe y'intoki irakora ku noti nubwo nyir'izino ryi birashira di bibaze melody kazafatwa bavuge twagiye mu marozi na kidashoboka ni free listen you see utishwe ni pussy droge ni zombie irukana ibyo guhora uganya shakisha ibishoboka home nuza bumuhanya kizere kirahari njyo ni wane tuzahiga imihigo no kuyindi bonane imvune twagize ndabizi tuzavuga me success yacu iraje tuzavugane a dream big ndakora umunwa zip ndahunga kuba cheap ibyo ngibyo tugarukira gatoya ahantu ubuze melody tugaraga boro gatoya ngo baza melody ngo success kazafatwa bavuge twagiye mu marozi na kidashoboka ni free listen you see bintu nk'ibyo ngibyo ubaze melody. Okay, muri kano kanya bisoye tuma nkubaza iki kibazo muri industry n'ubundi uri umurapper ariko uba muri lifestyle ya music uba muri lifestyle yo mu Rwanda hari ikintu kiri kuvugwa hanze beef ya Melody na The Ben wo bivuga iki hagati ya Melody na The Ben ba comparing gute? Ntago jya nkomparinga aba artiste ngiye kubera yuko ntago banganya imyaka ntago bakora music zimeze kimwe ntago bafite purpose zimeze kimwe ntago batangira umuziki rimwe ntago bazawusoreza rimwe ntago banganya indirimbo ntago nta kintu kimwe nyine navuga banganya usibye ko bafite talent bose. Ubusa bavuga ko abavuga ko Melody arenze The Ben bavuga ko wenda baba bari mu makosa. No ni ko umuntu abitekereza ariko nge ntago nge nakubwiye yuko ntago manganya abahanzi kuko ntago nese ubundi se bundi babanganya bagendeye ku cyubundi nicyo kibazo nk'umuntu barenganeza barebera ku bwinshi bw'indirimbo ufite ijwi rivugira hejuru kufite album nyinshi kufite
views nyinshi ufite abafana benshi nese barababaze habaye amatora ahubwo twareba bose bafite talent kugira ngo tubakompare nuko bose bakoze ahubwo numva twabashyigikira kuko nkeka bo nta beef bafitanye mani kuko Bruce Melody yubaha The Ben ni mukuru we uko yaramutanze na The Ben yubaha Bruce Melody kuko n'umuhanzi mukuru wakoze ibikorwa byiza cyane so numva abahanzi tuguye gushyigikira tukabashyigikira cyane nkuko nanjye banshyigikira bashyikira nabandi ariko gukomparinga abahanzi ni ikosa rikomeye ko ntago bafite vision zimeze kimwe ariko ko abafana ariko babitekereza abahanganisha urese ajya bifata uko abishaka tu Racine kuri EP yawe hajemo no kuba waragarutse warashyize indirimbo y'Imana maybe nabwo indirimbo yago nimbiri gospel nimba yani gospel ya indirimbo ya gospel kuki wahisemo gufata ni nabwo bwa mbere indirimbo ya gospel maybe ya gospel yo gushima Imana niyo nagiye muzi indirimbo umuntu amencuringamo gushima Imana ariko ntago byabaga ari 100% ariko isonga yo ni 100% gospel uratubwira impamvu wahisemo gukora indirimbo ariko natubwiye n'impamvu none wahisemo kwikwana na Possible nabisobanuye mbere Possible nicyo naheraho Possible no umuvandimwe wanjye no umuhanzi mfana bya ufite talent umuhanzi uririmba neza no mu buzima busanzwe no umuvandimwe niyo mpamvu twakoranye indirimbo ikibazo cya ikindi warumbajije cyo ndinduka udashima Imana bimeze neza so harya umuhanzi mwakoranye amafaranga indirimbo bizacamo yikoranye nande G-Bros the teacher umutipe shout out kuri we umutipe bita G-Hero suramuzi ubwo G-Hero ni Racine wa kera wiga secondaire rukango Racine wa kera nka Eminem wa kera cyitwa Slim Shady okay shatse ko byagenda kose ubu ngubu ugiye kudukoma banaza baturiye yahoza yitwa ariko ashize imyaka myinshi kuko n'abantu benshi ntago iryo zina bigeze barimenya nibyo nakubwiraga ko giye nk'abahetaze ntacyo babambwe ibaze kw'icyo gihe nk'iryo zina nta muntu urizi ibaze haso nabaga ndimo kandi wo gukora umuziki none byari bikabije cyane icyo gihe bwo ntekeza ahubwo ari unatese wari ufite groupe y'abantu batangizwa na G no G-Bros G-Hero no G-Bros na groupe yari mukuru wanjye tumva yamaye collabo ari G-Hero harimo nagiye mu groupe menshi mani G-Hero yari umuhanzi ku giti cye ariko nabaye mu groupe nk'izo bitaga Speed Boys shout out ku muhungu witwa One by One umuhungu w'inyamata twari dufitanye groupe nziza muri gufite talent bya atari One by One yagiye hari ngoma mwigize gukora nziza bya danje nago ndi kwikora yarahari urumva incingano ziba zarabaye nyinshi ariko nkeka yuko music nago yapfa kuyivamo anytime yabatamo kandi nanone basuye imbuga ziwe indirimbo ziba ziriho urangije wakubita ja ubwo urumva Racine afashe umwe yashimira ja reka none twite dukomeza none hari indirimbo bita Cage Hair Cage Hair noneho wigeze kudutera ofro turi gutangira ariko nanone ndi kwibaza impamvu Racine uri umuntu ukunda gucreatinga cyane niyo mpamvu abantu badakunda gukurura imyandikire ya birabagora bitewe n'ubuhanga bwinshi ushyiramo reka ntago sinzi impamvu abantu bumva yuko atari uguhita nimba nsohoye indirimbo ngo iryo joro uraruyumva mwajya twayanditse turi kumwe nese undi uba wumva utari kugora abanyarwanda ngiye music yanjye nkora bro ntago ari ukuvuga ngo urahita uyumva ngo izo ndirimbo zo gukora uyu munsi nazo turazikora ugahita uyifata mu mutwe nyine ariko hari music umuntu aba agomba gukora ku buryo no mu gihe kizaza umuntu azumve ko ari umuhanzi utari umuhashyi so nkeka yuko impamvu imirongo abantu batari umuntu yavuga ko atayumva ko ari abantu bayumva abandi umuntu namara kuba stable atari kujya mu kandi kaze gafite umwanya wo kuyumva iyo mirongo yayumva ntabwo wakumva yuko indirimbo yanjye uzayumva nk'iy'umuririmbyi runaka yandika ijambo rimwe gakuba gatanu uri kumva nanjye bana spitinze amaballs menshi cyane indirimbo nakubise flow ifite iminota 2 irimo amagambo akomeye menshi cyane ntabwo wayumva nk'iy'umuririmbyi runaka rero niyo mpamvu nyine hip hop rap ni rhythm and poetry uri kumva nese igisigo cya rumaga wahita cyumva uwo munsi ntabwo wahita ucyumva uyu munsi ariko nanone njyewe nanjye ubwanjye byonyine no kureba ino ndirimbo kumenya uko wayise kwita Cage Hair kubikora byangoye kubikura kugira ngo Cage Hair uri kumva n'icyo Cage Hair nyine Cage Hair kwango nyine nko kuvuga ni nko kuzimo twibereyemo nyine njye nahise numva ko ari just urabona nakubwiye ngo ndakumva indirimbo z'abasani benshi
aho bita Betray yigeze kuri indirimbo arimo aravuga ngo avuga ikinyejama ngo turi mu kinyejama nyine avuga nyine ibintu birimo noza tu noneho iyi boro nabo nyine catch hair ubwo urumva nayo mise nekereza ko nyine just ni bitamo paringa mbere nyine keji nyine cyitwa keje nyine twa Kigali uburyo yakagombye ko ari ituje abantu nyine urabizi bya bintu bya cyangwa tujya gusabirana gusangira urumva noneho itomba keji hair kwirira abana gukora ibiki byose bigezweho niko nyine nahise nyuma niko binameze right niko bimeze kuko iyo bitaga kejeri ya kera na life y'ikigeri ibintu bitandukanye niho nyine mu bitamo n'ama balls nyine poste zone Ivo kandi papa wagimaka iminsi 7 nawe usenga pastor funga window mpaka nzaza tomorrow ndeka maze gufata zazumbwira uwo Morodekayi dirisigaye Kigali waba mu masayi mu nkumi zacu ubona hari uwo wakwikimasani body to body gura rikeri barakumasaha ino ni danje sana twanakura turakora sana mbyuswa n'inyoni nazana Dota ndora Musa avuka Dr mwita Dota daturahakana kwa ndaribwa na keje gukira biransaba guhakwa bizansaba kuhagwa icyuya cyanjye kiribwe n'abana banjye nzaraga inzari zatuma magwa twarakoze cyane umusaruro ujya kuri mbarwa iyi ni keje here body to body barakumasa nukugura karikeri gusa nukugura karikeri gusa subizi se nyine ko muri za ganyero nyine wifitiye kirikeri nyine nabari neza ntabwo bisaba amafaranga cyane kire kikugwa mu gwiramo nyine ntabwo bikigoranye ni body to body bagahita bakumasa kabisa so Racine ino boro yawe nyine ya ni naho niyo mpamvu nigeze kukubaza ngo na ahantu aririmbye maka n'ubundi misema krura nigeze ko nigeze kwaza maka nyine ukunda kuvuga maka ubundi uri umusiramu ntabwo ndi umusiramu nese kuki ijambo maka rikunda kugaruka so akenshi like urumva boro zanjye nkuko negusubira nko muri nk'iyo ngiyo musobanuriye nka nuza nizo boro zonyine maze kubwiye wahita wumvamo ibindi bintu urumva niba ngo ati poste zone Ivo kandi papa wagimaka urumva mavuze poste zone Ivo urumva ni positivo positivo swimva mashini ya positivo ndayisumva ni ukuvuga ngo muri pop man hari skills zindi z'imyandikire ziba zihana niyo mpamvu muri Amerika barayitinga barapere babandika cyane kuko ntago nandika ijambo from nowhere ridafite ikintu risobanuye buri jambo ryanjye ryose rigomba kuba rifite ngo postize ngiye ukima kuba postize nivo nyine se numva mu baby wifotora nyine postize kandi papa wagimaka urumva papa we ni sheka member mu gihe wowe nuko ngo lines yawe ibisobanuro ibintu byinshi bitandukanye urumva harimo poste zone Ivo positivo kandi papa wagimaka maka y'imashini urumva ngiye kuvugamo ibyo bita amakadripo entendre kuvuga nk'ibintu biniki nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ati umusambi n'umusambi ushobora kubyumva si ibyo bintu sanya ndirimbo yanditse iminsi ngahe ni ibintu biri every balls zanjye niko ibyo bintu bigomba kuba biri mu nyine ni poste zone Ivo kandi papa wagimaka arikumva kandi no mvuzemo papa wa hehe papa we agima papa nubeshe papa nyine papa we nyine papa wagimaka ariko na pop ushobora guhita umwumva wundi mvuze Ivo shitani mvuga pop mvuga n'amakajyoshe iminsi 7 nawe usenga 7 days iminsi 7 pastor funga window mpaka ahita mvugamo na pastor ni waburaga mu buraho pastor navuze Ivo pastor papa mvuga na she iminsi 7 nawe usenga pastor funga window mpaka window 7 Windows 7 wanyumvise itibura se na maka na positivo Racine ngiye kintu nagusaba urumva ngiye kintu amaje kubona usobanukiye ibintu bya music cyane ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane ariko ntabwo mvuze ntabwo ari kuvuga ngo urabisobanukiwe ahubwo urihariye cyane mu bintu bijyanye na music ntabwo ari kuvuga ngo urabisobanukiwe ahubwo wowe ufite umwihariko wawe sibyo hari umwanditsi wandika ukumva yandika muri style y'ubusizi uriya ashobora kwandika ikinyarwanda kijimije kucyumva bikakugora sibyo noneho hakaza n'umuhanzi wowe ahubwo niwe muhanzi duhuye noneho ufite writing itandukanye noneho wowe atari no kuvuga ngo ntabwo ari ubusizi ahubwo ifite ukuntu writing yawe iziga communicating na new world turimo ziga communicating nyine na new world turimo turi muri world runaka generation ikuze naraguca mu ijambo ura hip hop igira
hip hop ntago ari ibintu mani nuko abantu benshi baza babijyamo cyangwa n'umuntu akabikunda atabizi cyane. Hip hop ifite imyandikire yayo man ukumva iyo mpamvu wumvaga nka Riderman afite kumva kukwibaza ahantu ziransubirajwa zikura ukavuga sema n'umuntu yigize insubirajwa zikura he irani part imwe hari umuntu wandika insubirajwa urayiminga kubita insubirajwa hari undi muntu nka diplomate arapa rap ziri philosophy ukumva ari kuririmba amateka cyane n'ibintu azi bitandukanye n'ibyundi muntu urumva nayo mu bundi buryo bw'imyandikire urumva imyandikire ya Riderman na ya diplomate n'ibintu bitandukanye cyane wajya kuri Bulldog uzumve nk'imirongo ya Bulldog iki gisigaye irangizwa n'insubirajwi imwe agira ikintu cyitwa ama punchline irani text n'uburyo bw'imyandikire nabwo burenze urumva ukumva nka J Paul rest in peace to King bikumva no munigoro uzi gutera storytelling yakubwiraga inkuru kuntu yatangiye ahantu izarangira ukavuga ati wow buri muntu wese abafite uburyo nka Fireman uburyo bwo muri beat se mu rating ko ari umuntu ugwa muri beat kandi of course ni ibintu bye bya danger nukuvuga ati buri murapera afite technique ye rero ngiye technique yanjye iriba mu myandikire cyane kuko ngira nk'ibintu by'ama word plays ama double entendre nkaba navuga nk'ibintu nka bitanu nko muri KJ nangira mvuga mfite note muri bag nani note muri banki mfite note y'umuziki ndavunika mfite band abone bande baje bahe note zo kwinjira band nkunda weed ni noti ino ni tip twara yawe mugabanye ku gipande wumvishe me note zingaye ariko zitandukanye note nyinshi muri bag just numvishe nyine ibintu nk'ibi mfite note muri bag nani note muri banki note y'amafaranga mvuye note zo mu makaye mfite note muri bag nani note muri banki mfite note y'umuziki note ya music mfite note y'umuziki ndavunika mfite bande yo kwipfuka abo ni bande baje bahe note bye cyitonderwa cyo kwinjira bande no bande y'umuziki nkunda weed ni noti weed ni noti warushatse kuvuga urumogi ni icyayi nkunda weed ni noti kuko life y'abantu inoti T okay nkunda weed ni noti T ino ni tip noneho ahita ati ino none aha turi ino ni tip utwara yawe mugabanye ku gipande wabyumvishe harimo andi matekinike ati 18 nibwo nari nsoje isomero 18 ni menesi wahawe naso 18 nibwo nari nsoje isomero 18 ni menesi wahawe naso ubona amagambo abirajya kwitiranwa ariko atandukanye mu buryo bwa text nyene izo ari technical z'imyandikire rasi wenda nagusaba akantu kamwe kuko urabona just n'ubundi wowe nyine bitewe nuko umuntu aba agufite amatsiko menshi sibyo nagusaba ko wenda byibuze uzafata time none ukaza tukakora show live none ukadufasha gusobanura apana kuko ngewe ikibazo ngiye gusobanura track zanjye nahera ku ya mbere nta kibazo nibishaka tuzadufata iminsi ngaho ariko tuvuge tuti RACINE kabisa kuko ndabizi ko n'abantu benshi noneho babifuza kukubona kuko music yawe urumva irihariye cyane nungo ngiye bino bibazo no muri kano kanya ntago nyuzwe peso kukubeshya ntago nyuzwe kuko unsobanire kejihere nsobanire iki none ngiye no kukubaza wowe twajya muri za bizacamo tukajya muri za nyinshi cyane agiye uririmba ariko igihe kizagera umuntu ajya asobanura indirimbo umuntu akora ama review nimba nasohoye album nze nkore review yayo kuva kuri track ya mbere kugera ku ya nyuma n'izindi ndirimbo z'abandi baraperi ntago munazumva n'abaririmbye ashobora kuririmba ibintu nk'ubwo ngubwo bavuze for example Juno Kizigenza shout out kuri we n'umuhanzi mwiza nawe na ushobora kuba uvuze ibyo bintu uko bitekereje akaba atari ko bimeze yabiririmbye ibyo yashaka kuvuga right urumva just buri muntu wenda yiyumvira ibye ariko ngiye reka ngusaba ko kantu rwose uzaze umunsi umwe kabisa abanyarwanda nawe ufata umwanya kabisa dufata umwanya dusesengure ku ndirimbo za niba byibuze niba kuko nabonye ko ahubwo dukeneye abanyamakuru bagomba kuba basesengura tudasabye ko tuza twebwe dukeneye abantu bafite skills muri music bakaza bagasobanura imirongo yacu ushobora gusobanura imirongo ariko biragoranye najyaga nigira umuntu uvuga ngo nsobanura imirongo y'abantu nkavuga ati nyine imirongo nayisobanura uyu muntu ibyaririmbye ndabyumva neza ariko ubu nibwo nsobanukiye ko none mu ndirimbo zawe nta kintu na kimwe mba nzimo uba wabyumvisha ariko harimo ubudenke bwinshi cyane banagenkiramo especially nk'abantu b'abaraperi cyangwa abantu bazi hip hop bahita bavuga ati wow ni fresh ariko ukawumva nta n'ibintu byatari birimo
vuga se kuki yavuze ibi bintu ubundi yarabuze irindi jambo ashyiramo rero haba harimo udukuryo twinshi cyane twasaba kudusobanura ibintu byinshi ku buryo nyine niyo mpamvu rakurete wowe sharaga yego tuzabikora sibyo tuzabikora umwanya wo gusobanura ndabona wumiwe wallahi no bwa mbere wumvisha imirongo expectations zitanga no kwa ngo ngewe nakubwiye ngo ngewe indirimbo zawe zose nari nsanzwe nzumva nzi ngo hano wanditse iki byari bishatse kuvuga iki nkiyumvira ibyanjye just ibyanjye ariko nkumva ko biri kujyana fresh ariko none ikintu kinungwe none kise kikuba numvaga urandirimbiye mfite note muri bag ibiki just ukuntu bikurikirana ndabyumva numva ko nyine nshobora kuba bati hano RACINE yarashatse kuvuga ngo afite note muri bag ibintu nkabivuga nkahita ngaguhereza na formule y'indirimbo yose kumva ko naguze amagambo yo kuririmbamo ni gusubizamo inote gusa no papa nakuye amagambo yo kuririmbamo nkaza nkanabisobanura ariko nanone ikintu kise kincanga kise kiza kikamvanga nuko noneho uririmba ibintu noneho ukaba mfite inote nyine just ukavuga noneho bifite ibindi bintu byikubyemo inshuro nk'enye ariko nanone story itahindutse story itahindutse ku buryo nje nshobora kuza nkayisobanura ubutiryo bwawe n'undi akahita aza agasobanura hari abavuga ngo maka n'ibiki ngewe nkavuga ati pastor ngo ajya muri maka nyine nkaza ati ajya muri maka posting ibintu biteye isoni kandi papa wajya maka ariko nibyo nashatse kuvuga n'ubundi ko wabyumvisha posting ibintu biteye isoni papa wajya maka none undi muntu akahita aza akazanamo positive story ya positivo na MacBook bira biboro positivo na Mac na Windows 7 urumva ko nyine wowe gusobanura indirimbo zawe biracanganye cyane tu wowe nta wundi muntu wanabishobora kubisobanura yari boro nyinshi cyane urabona nko muri mu ikanzu nka buriya hari boro mvugamo ibiri related cyane kubera yuko muri pop akenshi ngiye nandika buri murongo ukuri icyo bikaba biri related n'atandukaniro rinini cyane ririmo urumva nko mu kanzu ati baza Tom close the window mfite virus huguha intumwa muri window ni Farious sorry gomanga baza Tom close the window baza Tom close indirimbo yitwa bazura yise Tom close na Big Fizzo ubwo urumva aho nganjye kintu numvishe baza Tom close window mfite virus kuko dusanga tuzi ko Tom close ari umuntu ukora ibintu bijyanye n'amaraso watangiye kunyumva none ariko nanone wumve ko ibyo wavuze baza uvuze baza yindi ndirimbo baza Tom ariko na Tom close nigeze mvugamo ngiye baza Tom close the windows funga imiryango yawe none wakereka nkubwira baza Tom close window mfite virus none ni nko kuvuga ati ngiye mfite virus ngiye ndinda Tom close ngiye niko mitabyumva Tom close ntabwo nigeze mvuga baza Tom close window close the windows mfite virus huguha huguha ni mu kinyarwanda intumwa y'u Burundi atumye kugira Rwanda huguha intumwa dufite ni Farious kumva Big Farious utandirimba na Tom Close yitwa baza kandi Tom Close ni umuganga akora mu bintu by'amavirus uri kumva akoranye nawe uvuze mu Tom Close biranye nawe umuvuze no open the door cya close the window umva window na ibintu birebire bya danger every balls yanjye ifite ikintu ahubwo wowe ni bitanabaye ngombwa ugomba kwitegura tangira show yawe ukazajya bisobanura abantu ariko kuko verse zawe urumva ko numva ibyanjye uriya kumva ibye ukumva wowe ni wowe uzifite ibisobanuro byayo sibyo ariko no mu baraperi usibye ko batabisobanura benshi nabo baba bafite n'ibyo bintu baba babifite cyane bafite amaballs nabo atandukanye urumva nka P-Fly nka lyrics aheruka gukubita mu ndirimbo na Nailing abo aravuga ati abakobwa bacu bahora muri action nk'ikinini cy'umutwe abakobwa bacu bahora muri action nk'ikinini cy'umutwe urumva aho ngaho urumva ko birumvikana nyine tu ariko sibumva ko vuze na action y'ikinini yavuze action y'ikinini ariko kavuga na action y'ibikorwa bahora muri action nk'ikinini cy'umutwe urumva ko ugiye gusobanura aho wabura icyo usobanura kuko abanyarwanda bakeneye ube straight basobanuye ikintu kimwe no rega ntago music tuyikorera abanyarwanda gusa bro kumva music ntago tuyikorera abanyarwanda cyangwa abantu batazi music kubera yuko umuntu utumva n'ibintu uririmba n'ubundi ntabwo yaza mu gitaramo cyawe kandi ntabwo ari ngombwa yuko twese turirimbira abantu bahita bumva ibyo bintu ariko niyo mpamvu hip hop itandukanye n'izindi njyana ariko umuntu ukunda hip hop yumvisha utu tuboro aba ari ibintu byiza cyane so ngewe nta nubwo mba nkumvinka ngo abantu badakunda hip hop nese nimba ukunda reggae man ngewe nzakore kugira ngo ushimishe nakora reggae making ashobora ko umuntu ukora hip hop byamushimishije cyane okay
So Racine, reka tugane ku musozo ariko n'ubundi tuzafata umwanya njye icyo kintu ndakigusabye rwose tuze niyo twazajya dufata umwanya niyo izaba ari indirimbo imwe kuko n'indirimbo imwe dushobora kuyifata igihe kinini cyane cyo numvise ariko none ashaka ko tuzatubikora turi live uri gusobanura abantu nabo batera comment bumva ukuntu kuko abantu bakeneye kumva nyine wowe Racine bakeneye kumva byinshi kuri wowe kuko navuga cyane ntabwo ari umuntu udasanzwe muri industry njye na appreciating abasani barenze ngenda mvuga uyu musani ararenze bitewe kuko buri musani wese iri umuntu wumva imiziki nyarwanda buri muntu wese afite umwihariko dufite abahanzi benshi cyane hano mu Rwanda barenze ariko wese akafite umwihariko yewe Racine rero umwihariko wa nyine wawe urumva nyine ni munini cyane biragaragara so buriya tuzafata time wenda tubiganireho ariko nanone ntabwo twabura gusoza ubwiye abakunzi ba BigTown TV ahantu hashobora gukura ibikorwa bya Racine. Ibikorwa byanjye biri ku mbuga zose kabisa zicuruza umuziki ku isi uburyo waba ukoresha bwose bwo kumva umuziki Racine wamusangaho wandikaho Racine Rwanda no kuri social media handi umuntu ashaka kwandikira any platform yose nitwa Racine Rwanda wambona kabisa numva atari n'ibintu bigoye buri wese afite ahantu yumvira harumvira umuziki kuri Spotify kuri Audiomack Boomplay SoundCloud ahantu hose wagira ukanyandikamo indirimbo zanjye wazibona. Okay, ni fresh cyane so reka dusoze ariko nanone mbere yo kugira ngo dusoze buriya ntabwo nabura kukubaza akamubazo kamwe ko kuvuga kati wowe Racine uvuga ko wita maybe ntabwo wita uvuga ko nyine inyamaswa ifite ID niko uvuga cyangwa inyamaswa ifite ID wigereranya ute n'inyamaswa kuki wise wigereranyije n'inyamaswa iryo lyrics nako iryo zino ukuntu ryise nzi ko nyine inyamaswa zose n'umuntu arimo n'umuntu ni inyamaswa ariko umuntu ikinandukanya n'izo nyamaswa zindi nuko mfite ID nyine ibi byangombwa ikiranga umuntu indangamuntu ni inyamaswa ifite indangamuntu mene zibisobanuye ndi umuntu ngiye bro ubu nanjye nemerewe kwita inyamaswa ifite ID n'isura inyamaswa ariko icyo itandukanye nayo bafite ID sinakoze cyane ariko ntabwo twasoza tutanazemo akabiti ngo twongere tubazamukireho rimwe tunasezera abakunzi ba BigTown TV DC BigTown podcast mwumvishe ko Racine ni umuntu udasanzwe ni umuntu mfanana n'umwe ni nawe musani w'umuraperi wa mbere mfana mu Rwanda nimba ataranabizi so ubwo ngubwo ubutaha tuzamugara ariko ikintu amusore tuzagaruka turi live namwe mugende kuko ngiye hari ahantu twageze ntangira kuvuga ibyanjye atangira kuvuga ibye mbona hatangiye kuvamo akantu k'inoza ariko go namwe muzamutera comment zanyu ubwo urumva ntabwo zatuburanya twese ko bizagenda kose so Racine reka dusoze ubwo urumva nkumvisha imbuga nkoranyambaga zakoresha ni Racine Rwanda so reka dusoze gutya kabisa kugira ngo bigende fresh yeah yeah nakunda kumupira nshaka kuza nka Rampadi nkunda Rampadi niga ntayindi nka Harvard nakuze mfite inzozi zo kuzambara nka Ragadi raga nkasoma kamwe umukunzi wanjye Muhadi ndumukozi mwiza nkora umukoro wa company ndumugome cyane ndumukoroni wa Germany njye utunzwe n'udushyimbo n'uducapati twicapati nyuma y'umusirama aragatsi nashakanye na rwap duhita tujya murona po okapo teri ntambwe banyegetse wita ko Interpol yabuze icyaha inshinja mvuka ni saro muri saro ndatabaza Imana ikabwira isaro Interpol tukubatize rwaye papi fashion na sita yari kenshi nshaka kashi wanamwita Racine reka nshimire abakunzi ba BigTown TV mwe twakomeje kubana kabisa twongere duhuze ubutaha.